Hari inkuru z'urukundo zatangiye bucece nta muntu n'umwe ubizi, ariko zigakura zikaba amateka atazibagirana. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru y'urukundo yihariye ya Kayumba Darina ndetse na Kimzera. Tuguhaye ikaze kuri Legacy Talks, ntiwibagirwe gukanda subscribe. Kayumba Darina ni imwe mu byamamare byabaye ibyamamare kubera kwitabira Miss Rwanda. Ubwiza bwe, ubwitonzi ndetse n'inzozi yari afite byatumye abantu benshi bamukunda. Ariko nubwo yari afite byose, hari ikintu cyaburaga mu buzima bwe, urukundo nyarwo. Ku rundi ruhande ariko, Kimzera yari umuhanzi ukiri kuzamuka. Si ubuhanzi gusa, afite na kampani ikora drone. Uyu muhanzi akora indirimbo z'urukundo, indirimbo ze zose zari zuzuyemo amarangamutima akomeye. Ariko abantu benshi ntibari bazi ko hari umuntu umwe wamuteraga ayo marangamutima yose. Inkuru y'urukundo y'aba bombi yatangiye ku munsi bahuriye mu birori bikomeye byari byitabiriye n'ibyamamare byinshi. Aho nibwo amaso yabo yahuye bwa mbere, kandi kuva uwo munsi hari ikintu cyahise gihinduka kuri bo. Batangiye kuvugana buhoro buhoro, ubutumwa bugufi, phone calls cyangwa se guhamagarana bigenda biba byinshi cyane. Igihe cyarageze, Kimzera ntiyabashije gukomeza guhisha amarangamutima ye. Nibwo yatoboye abwira Darina ko atari umuntu usanzwe kuri we. Darina nubwo yabanje gutungurwa, umutima we nawo wari wamaze kwemera. Nuko amwemerera gutyo batangira gukundana. Urukundo rwabo rwatangiye bucece, birindaga ko abantu benshi babimenya. Umunsi umwe udasanzwe Darina atazibagirwa, Kimzera yateguye ikintu cyari gitandukanye n'ibindi byose. Yamutumiye ahantu hatuje cyane, huzuyemo amatara meza ndetse n'umuziki woroshye, ahantu Darina yakundaga cyane. Yaramurebye mu maso, umutima utera cyane, maze akura impeta mu mufuka, aramubwira ati, ndashaka ko uba igice cy'ubuzima bwanjye ubuziraherezo. Maze nawe atazuyaje aramubwira ati yego. Uyu munsi nubwo aba bombi badakunda gushyira byinshi ku mbuga nkoranyambaga, gusa urukundo rwabo rurakomeye kurushaho. Nyuma y'uko Kimzera yambitse impeta Kayumba Darina imbere y'abantu benshi, ntibyatinze inkuru yabo yahise ikwira hose ku mbuga nkoranyambaga. Amashusho n'amafoto byabo byatangiye guhererekanwa ku buryo budasanzwe. Ariko si ibyo gusa, kuko Kayumba Darina ndetse na Kimzera batangiye no kwerekana urukundo rwabo ku mugaragaro. Ku mbuga nkoranyambaga baterana imitoma idasanzwe. Na Kayumba yandikaga amagambo yuzuye urukundo. Kimzera nawe muri komenti akamusubiza amagambo akora ku mutima. Abafana babo batangiye kubafatiraho icyitegererezo. Ibi kandi si ku mbuga nkoranyambaga gusa, banatangiye kugaragara basohoka ahantu hatandukanye. Rimwe bakagaragara bari mu birori, ubundi batembera mu maresitora meza, cyangwa bari gutembera hamwe mu bice bitandukanye. Buri gihe bagaragaraga baseka, bafashanya amaboko, bagaragaza ko bishimanye by'ukuri. Uyu munsi inkuru ya Kayumba Darina ndetse na Kimzera iracyakomeza, bakaba bitegura kurushinga. Ese wowe iyo urebye runo rukundo rwabo ubitekerezaho iki? Andika igitekerezo cyawe muri komenti, kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe, like ndetse na share. Murakoze cyane.